guys, muhawe ikaze kuri reba uko bikorwa, aho tubereka uko ibintu bikorwa intambwe ku yindi. Uyu munsi tugiye kubereka uko ushobora gukora thumbnail yo gushyira kuri video ya YouTube ukoresheje telefone yawe. Ubushize twaberetse uburyo ushobora gukora thumbnail ukoresheje imashini, ariko kubera ko ibitekerezo bya bamwe na bamwe bifuje ko twakoresha telefone kubera ko abenshi nizo bagiye bafite, rero ni muri urwo rwego twifuje kubakorera iyi video kuri wowe ufite telefone cyangwa se ukoresha telefone. Nkwibutsa ko iyi ni reba uko bikorwa. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel uhawe ikaze, tukaba tugushishikariza gukanda wanditse subscribe, ufungura n'inzogera kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi. Niba iyi video igufashije ukagukanda like, uyisangize n'abandi, utange n'igitekerezo muri komanteri, utubwire ibyo udasobanukiwe cyangwa se wumva wifuza ko twazagusobanuriraho mu kiganiro cy'ubutaha. Niba ushaka kwiyunga kuri twe cyangwa se ushaka kumenya byinshi byimbitse ku byo dukora, reba link iri muri comment ya mbere cyangwa se pinned comment cyangwa se muri video description, maze tujoininge muri groupe yacu ya WhatsApp kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi. Urafungura telefone yawe ujye muri Play Store udownloading application tujye kwerikoraza, aho bashakira mu isaciro rya Play Store wandikemo Pixel Lab. Pixel Lab ni application nziza cyane y'aba content creator, ibafasha kuba ba designinga amafoto ndetse n'amalogo ndetse n'ama thumbnail, nk'uko nyine tujya kubirebera hamwe ko mwagiye mubibona ku ma thumbnail amwe n'amwe twagiye dukora cyangwa se twagiye tubereka. So uraza ukimara kuyinstara imaze kuba done cyangwa se installed, uyifungure. Twari dusanzwe tuyifitemo, uyifungure, hanyuma nuza kuyifungura icya mbere barakwereka interface imeze gutya. Mu kukwereka interface imeze gutya, icyo wowe ukora nta kindi, uhita uza hariya ahagana mu nguni hejuru, uraza ahagana hejuru mu nguni ureba ahantu hari akamenyetso ka delete. Ahangaha hari delete, ahangaha twazuminze, aha uze ubanze udeletinge iyi object. So ukimara kuyideletinga urahita ujya guhitamo size ya thumbnail ugiye gukora. Uraza nanone kandi kuri turiya tudomo dutatu, naho tuzuminge kuko nta tumenyetso turi buze gukoresha, uraza uzuminge. Ariko biba byiza mu gihe iyi application uri kuyikoresha watambitse telefone, uhita uza ahanditse image size, ngira ngo mwese muri kuhabona kuko birazuminze cyane, ukemeza kuri image size. Image size rero ahangaha ni ukuvuga ngo usangamo preset zimeze gutya, usangamo custom, ariko uhita uza gutya ukemeza gutya ukamanuka ukareba ahantu handitse YouTube thumbnail. Tuzabereka uburyo ushobora gukora thumbnail ya YouTube ukoresheje iyi ya YouTube channel banner, ariko ibi tuzabibereka muri video y'ubutaha, tubereke n'uburyo ushobora kwikoraho neza n'ubundi ikaguma ari thumbnail ya YouTube. So ariko turaza kuri iyi size kuko twabonye ko igira resolution cyangwa se ibipimo bingana n'1280 kuri 720. So ikagira aspect ratio ya 16:9, ukaza ugahita wemeza OK. Murabona ko ahangaha muhita mubona ko screen isa n'iyaguka ikaba nini cyane. So ahangaha icyo ukora nta kindi, nk'uko twabibonye, kugira ngo ukore thumbnail ni uko ni nko kubaka inzu, uba ugomba kuba ufite materiel. Duhera hano kuri background rero uraza ujye muri galeri yawe, uraza kuri kariya kamenyetso kateranya, murakabona hano hejuru, ntabwo usubira ku tudomo, uraza kuri akamenyetso kateranya. Tudatinze katuze tubikore gutya, uze ukemezeho, uhita uza ahanditse from gallery. Nuza ahanditse from gallery urahita ureba nyine, irahita ikujyana mu mafoto yawe ufite kuri telefone yawe, uhitemo iyo ushaka. Numara guhitamo iyo ushaka irahita iza imeze gutya, birahita biza bimeze gutya nk'uku nguku muri kubibona. Nubona ijemo yuzuyemo fresh, uhite wemeza ahangaha kuri aka kavi ko hasi. Hasi wemeze gutya, nigeramo hano icyo ukora ni ufata urutoki nyine ugakura gutya ku buryo yuzura muri ya screen, muri ya background wasizeho. So ahangaha gutya birarangiye, background tuyisizeho. Turashaka gukora nk'iyi thumbnail iri kuri iyi video cyangwa se kuri iriya thumbnail mwabonye. Kwanza
niyo tugiye gukora, tubereke uburyo twayikoze. Ahangaha ni ku batangizi, so ahangaha urahita usubira muri ya mafoto yawe, uze muri twebwe biba biri muri materials, turaza ahangaha dufate uyu mugabo wambaye ikote udafite umutwe, tuze gutya duhite twemeza nanone icyo dukora nta kindi turahita tuza dukore resize, tumugabanyirize size nyine abe mutoya kugira ngo tuze kubona uko dushyiraho n'ibindi bikoresho turi bwubakishe iyi thumbnail yacu. So ahangaha sasa iyo birangiye umaze kurisayizinga neza, icyo ukora nta kindi, urabanza nyine ukayirisayizinga neza, ukongera ukareba ibyo uri bukenere. Turakenera agastika cyangwa se akayikoni k'iyi application ngira ngo muri kubona uburyo imeze nyine fresh. So turakenera, urabona izi ni materials, we nureba iyi video ndakwereka ahantu uri buze gukura izi materials. Turaza dushyireho icon y'iyi application turimo gukoresha, tuze tuyirisayizinge cyangwa se tuyitaransforume, tuyigire ntoya ku buryo nyine igaragara nk'aho ari umutwe w'uyu mugabo. So ahangaha niturangiza tuyiterekeho gutya, sibyo? So nitumara kuyiterekaho gutya kugira ngo nyine bifatane, murabona ko tugeze gutya umugabo ahita avamo n'aka kanuze kagasigara ukwako, ariko uraza hano hejuru kugira ngo bifatane, uhita uza aha hejuru ugakanda kuri aka kamenyetso mubona hano ahagana hejuru, aha bakita layer, niko kaba karimo ama layers nyine. Aka uraza ukakemeza akangaka, wamara kukemeza uhita uza aha hasi, aha ni ukumajinga, babyita merging, guhuza nyine ama object ebyiri ukaba wazihuza zikaba imwe. Uraza ugashyiramo v gutya kuri ibyo bintu ushaka guhuza, bishoboye kurenga 2 cyangwa 3, ukaza ugahita uza gutya bakakubaza are you sure you want to merge these selected object, izi object ukazimajinga kugira zifatane. So reka nze mbibereke ko bitandukanye na kwa kundi byari bimeze kare. Murabona ko uhita uza nyine gutya kugira screen yaguke, murabona ko noneho gutya wa muntu yafatanye n'aka ka logo. So ahangaha turaza dushyiramo glow effect. Glow effect n'ubundi turasubira hariya muri iriya galeri yacu, muri ziriya material zacu dushyiramo ka glow kajya gusa icyatsi kibisi. Glow ni iyi ngiyi, nzabereka n'uburyo izi glow zikorwa ku buryo ushobora kujya uzikorera ntubuhabwe copyright, kuko murabizi akantu kose k'ubuntu akenshi uba usanga bifite copyright, ariko nzakwereka uburyo wabyicurira. Murabona ko iyi glow yayisiza imbere y'uwo muntu, uhita uza kuri iriya layer naberetse, ugahita uza gutya ukayishyira munsi y'uwo muntu ku buryo nyine iri buze kujya inyuma. Murabona hatariho glow gutya iriho. Ushobora kuza nanone iyi glow ukayongerera urumuri hano hasi. Tugendane akantu ku kandi, aho wumva udasobanukiwe uze kuza kumbaza muri comment, ukaza hariya kuri filters, ukaba ushobora guhindura hue cyangwa se ukayirekera gutya, cyangwa se ukaba wahindura saturation, cyangwa se ukaba wakongera urumuri brightness, warangiza ukemeza. Ibyo ngibyo tubikore fast. Ibi ngibi iyo birangiye sasa ushobora kuza ukavuga wenda nka kuriya twabigenjeje, ukavuga ati bo uyu muntu rero iyi layer y'uyu muntu gutya reka nze nyishyireho stroke, ukaza gutya uyu muntu ukamushyiraho stroke, wenda dushyiraho agastroke gasa umuhondo nka gutya, nidushaka tukarekere gutya. Sasa tujye kwatachingamo wenda nk'ama background, ariko kugira ngo ibikorwa byawe bidahungabana ugaruka hano kuri layer kugira ngo ukafata aka kagufuri ukagenda ugafungura kakaba umutuku, kugira ngo ikintu ukozeho nyine ujye ukora ku kintu ushaka. Ibi ngibi ku buryo udashobora kuba wabihungabanya. Uragaruka n'ubundi kuri layer, warangiza tuze hano kuri place, kuri akamenyetso ka place, tujye gufata izi thumbnail tuzizane tuzishyiremo hano. Reka duhere kuri iyi thumbnail imeze gutya,
muribuka ko twayikoze dukoresheje imashini, uze uyirisayizinge, numara kuyirisayizinga uze uyishyire aha ngaha, aha ngaha nubona ari nini ugerageze kongera gukora resize, dukore resize gutya, then tuyiteganye n'aha ngaha gutya, so tuyiteganye na hano gutya, niturangiza tujye kuzana indi nayo, mwabonye ko twakoresheje thumbnail ebyiri, tuze dufate n'iyi ngiyi nayo tuyizane hano, tubanze tuyiresayizinge, niturangiza tuze nayo tuyishyire hano, tuze nayo tuyishyire hano gutya, tuze n'abayongera gutya, hanyuma reka tuze duhere kuri iyi, niturangiza tuze wenda tuyihindure location cyangwa se icyerekezo, dushobora kuza tukayigira gutya tukayihengeka, uza hariya muri uhita uza hano muri 3D rotate, utu tuntu twose tuzagenda tureba buri kamaro kako, ariko wenda kugira nyine bigaragare bimeze fresh, uraza ukayirotatinga gutya, ukaza ukemeza, n'iyi ngiyi ukaza kuri 3D rotate, naho ukaza ukaba ushobora kuza ukayikora muri ubu buryo, so wenda nka gutya, warangiza igisigaye ni ukwandika text, reka tuze tugire gutya tubirisayizinge bijye hasi kugira ngo tuze kubona ahantu turi buze gushyira text, tugaruke kuri uyu muntu wacu, dufungure ka kagufuri, kuko iyo kariho ntabwo uba ushobora kuyikorera transform, nta kintu wayikorera, ariko iyo ugafunguye gutyo uba ushobora kuza ukayirisayizinga, ukaba wayikorera transform, ibintu nk'ibyo ngibyo, then niturangiza wenda tuyitereke aha ngaha gutya, twongere dushyireho akagufuri kugira ngo n'aya mafoto tuyashyireho utugufuri kugira ataraza kuba affected, wenda ugasanga dukoze error, tuze hano kuri aka kamenyetso ka plus, n'ubundi dukande kuri text, tuze kuri position y'iyi text, urahita uza hano handitse uze kuri relative position aha ngaha gutya, uze ukande, biraterwa n'icyerekezo ushaka gushyiraho inoze yawe, uze ukande nk'aha ngaha, wenda niho twe dushaka, tuhite tuza kuri edit text, tuze twandikemo ngo thumbnail, tuze twandikemo thumbnail, tuze twemeze OK, nituza kwemeza OK, tuhite tuza kuri size, wenda tuze tuyihereze nka size ya 90, hanyuma tuze kuri position tuze tugire gutya, tuyigeze hano, position ni hariya, nitumara kubona OK gutya, tuhite tuza noneho duhindure font nyine ni uburyo inyuguti zanditsemo, font twakoresheje aha ngaha cyangwa se turi bukoreshe ni American Captain, tuze turebe muri video description, iyi font irimo iyi ngiyi, my fonts American Captain, twemeze cyangwa se tuze dukoreshe iyi font nanone, kuba ndi kubona iyi ngiyi ntazi ukuntu imeze, dukoreshe iyi ngiyi isanzwe irimo bita Amaranth bold, I think nk'uko nguko nyine usome uko ubishaka, wenda reka dukoreshe iyi bold imeze gutya, cyangwa se iyi font imeze gutya, uhita uza kuri kara uhindure ibara, ushobora kuyigira umuhondo nka gutya, cyangwa se ukayiha irindi bara wowe wumva ushaka, ariko rero twebwe reka tuyirekere hariho umuhondo kuriya, niturangiza turaza dushyireho shadow, ushobora kuza tugakurira shadow, wenda tukarekeramo nka gutya, tukaza
twabona ari ngombwa ko dushyiramo reflection tukayishyiraho, ariko ntabwo dushaka gushyiraho reflection, ahubwo wenda reka dushyireho ka stroke gasa umweru, tuze dushyireho ka stroke hano k'umweru ukuntu, tuze gutya dushyireho iyi stroke imeze gutya. So niturangiza ifoto murabona hari thumbnail, text, hari aya mafoto, hari n'ingi muri layer, ubwo urumva ni layer zigeze muri 6 na background. Turaza dufungure tuno tugufuri, cyangwa se nidushaka ntitunadufungure, ahubwo tugaruke tuzimaginge zose ibe ifoto imwe, ku buryo izindi effect nk'urumuri twashyiraho byose byajya bigira effect ku bintu ku ma object yose arimo hano. Uraza ukabiselectinga byose gutya, hanyuma ukaza kuri merge ukaguhitishamo, ugahita wemeza OK. Wamara guhitamo OK, ubu gutya ifoto yacu layers iyo object yabaye imwe. Urabona ko ubu gutya byafatanye. So ahangaha dushobora kuvuga uti reka tuze wenda tuyihe effect, cyangwa se tuyikararinge color filter. Tuze nko muri color filter, tukaba dushobora kuza tukayihindura gutya gutya, tukaza kuri saturation, tukaba twazamura wenda umutuku tugasa n'abawongera, cyangwa se tukanawureka. Tuze noneho kuri tugaruke hano kuri tujye gushyiramo effect ya vignette. Ahangaha turaza kuri akamenyetso ka hasi, tuze twemeze hari handitse vignette, tuze tuyifungure gutya. Dushobora kuyirekera gutya, cyangwa se tukagabanya, cyangwa se tugashyiramo vignette isa umuhondo gutya, cyangwa tukarekeramo iriya, cyangwa se tukanayanga nyine cyangwa tukarekeramo iyi ngiyi y'umukara. So warangiza ukemeza, icyo ukora uhita uza kuri turiya tudomo dutatu ugakora export. Wamara gukora export uza muri format uka exportinga ari PNG, kuko niyo isoko ifite karite. Warangiza kuri custom, kuri dimension ukaza kuri ultra cyangwa se very high, bitewe na storage ufite kuri phone, ugahita ukora save. Wamara gukora save, ifoto yawe ikaza imeze fresh. So niba ari aho udasobanukiwe byandike muri commentaire, tuzabane no mu biganiro by'ubutaha. So ndabashimiye cyane mwe mwabanye nanjye kuva iyi video itangiye kugira irangiye. So ciao ciao.